Bakunzi ba Joe Sataya TV turongeye turabasuhuje twizera ko aho muri mumeze neza, kandi twizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda neza. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse mu kiganiro twabateguje, aho turi buze gukomeza kugenda n'ubundi tuvuga ku bibazo umunyamakuru wa CNN yabazaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ngira ngo mu gice cyacu kibanza twari twavuze ku bibazo yari yamubajije, ariko kandi ntago ibibazo twabisubije byose, twabivuzeho byose. Hari ibindi bibazo yamubajije, ariko kandi turaza no kuvuga ku makuru ya UN hamwe n'abakozi bayo bari i Bukavu. Hanyuma kandi tuze kuvuga ku itangazo rya M23 yashyize hanze, hari icyo M23 nayo yavuze. Tuze kuvuga kandi ku itangazo nanone cyangwa se ku byo William Ruto perezida wa Kenya nawe hari ibyo yatangaje nk'umuyobozi wa East African Community. Ngira ngo rero muri iki kiganiro cyacu nibyo ngibyo tugiye kuvugaho, turaza kugenda tubirambura mu buryo burambuye. Wowe icyo usabwa ni ukugumana natwe kugira ngo ibi byose wumve cyagiye gitangazwa kuri aya makuru. N'ubundi nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, ni amakuru n'ubundi afite aho ahuriye n'umutekano mukeya uri kugaragara mu gihugu cya Congo, ndetse bikaba bifite n'aho bihuriye na bimwe mu bice bikomeye bifatwa nk'iby'ingenzi cyane M23 yafashe. Dutangira ikiganiro cyacu rero, reka dutangirire cyane kuri tangazo cyangwa se kuri bikorwa UN yakoze. UN yakuye abakozi bayo bagera kuri 224 ibakura mu mujyi wa Goma, cyangwa ibakura mu mujyi wa Bukavu, mumbabarire, ibambutsa ibavanayo. Ni inkuru yasohotse kare mu masaha yatambutse, aho abakozi bagera kuri 224 abakozi ba UN 224 bari bari i Bukavu, aho bapakiye ibyabo byose, bakafata ibyangombwa byabo byose, bakurizwa amabisi bakambuka mu Rwanda. Nta kindi rero cyatumye iki cyemezo gifatwa, nuko hari umutekano muke mu birumvikana. UN yafashe umwanzuro wo gukura abakozi bayo 224 i Bukavu ibanyuza mu Rwanda kugira ngo barindirwe umutekano. Ibyo rero turaza gukomeza tuvugana none kuri iri tangazo rya cyangwa se ku byo William Ruto yavuze. William Ruto nka perezida wa Kenya akaba ndetse n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, yatangaje ko Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazitabira inama idasanzwe izahuza umuryango wa East African Community n'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyo nama akaba ari inama izabera muri Tanzania. Ibi rero William Ruto nk'umuyobozi mu by'ukuri mukuru wa East African Community yabitangaje. Ni nyuma yaho mu by'ukuri murabizi ko iyi gihugu cya Congo DRC ndetse n'u Rwanda biri mu muryango wa East African Community. Hakaba ari kugenda havugwa ibintu byinshi cyane rero bigiye bitandukanye. Congo ishinja u Rwanda ko u Rwanda ruri muri Congo rufatanya na M23, cyangwa se narwo bakarwita M23, cyangwa ariko bagashinja ko u Rwanda ruri kumwe na Congo. Ibi rero nibyo byatumye William Ruto afata umwanzuro wo kuvuga ngo ateranye inama yihuse cyane kugira ngo baganire kuri iki kibazo nk'imiryango yombi, ari SADC ari East Africa, kugira ngo bagishakire igisubizo. Iyi nama rero izitabirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagiye batandukanye. Birumvikana na bakuru b'ibihugu mu by'ukuri bibarizwa muri iyo miryango yombi, yaba ari East African Community ndetse na SADC, kugira ngo bazaganire kuri iki kibazo kiri kuvugwa. Mu bandi bakuru rero b'ibihugu bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama harimo Perezida Suluhu Samia, ni perezida wa Tanzania, ari nawe uzakira inama nk'uko twabivuze, kuko inama izabera Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama kandi izitabirwa na Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo. Ngira ngo uyu nguyu mu biganiro byacu bitambutse twaje tumuvugaho cyane, kuko yagiye avuga amagambo menshi agiye atandukanye, aho yagiye avuga ko yiteguye gufasha leta ya Congo kurwana urugamba. Uyu nawe azaba hari.
ubwo nawe azitabira inama kugira ngo mu by'ukuri agire ibyo abaza ndetse cyangwa se ayabazwa ndetse agire n'ibyo asobanura nk'umuyobozi w'igihugu cya Afurika y'Epfo kandi unafite abasirikare kugeza ubu ngubu bari mu gihugu cya Congo, aho bari mu kigo aho bazengurutswe na M23. Undi muperezida nawe uzaba uhari ni perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nawe azaba ahari. Undi muperezida nawe uzaba uhari ni Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Perezida wa Somalia nawe agomba kuba ahari kuko agomba kwitabira inama kugira ngo hazabeho ibiganiro bihuza impande zombi cyangwa se haganirwe kureba igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano mukeya uri kugaragara muri Kongo y'Iburasirazuba ndetse no muri Kongo muri rusange. Andi makuru ahari rero tutarenze ingohe nayo tutabura kuvugaho ni itangazo rya M23 yasohoye kuri uyu munsi, aho yavuze ko nk'ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko kuva tariki ya 4 Gashyantare ubwo n'uyu munsi ku munsi wa 2 2025 rihagaritse imirwano kugira ngo ribanze rikemure ibibazo byihutirwa bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ku baturage. Ni itangazo ryasohotse muri iki gitondo, ni itangazo ryanditswe ku munsi w'ejo ariko ryatangiye kujya hanze mu masaha yo ku mugoroba cyangwa se mu gicuku, aho iri huriro ryavuze ko rihagaritse imirwano kugira ngo ribanze rikemure ibibazo byihutirwa bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Iri huriro kandi AFC M23 ryavuze ko ridafite umugambi wo gufata umujyi wa Bukavu. Ngira ngo ejo twari twabivuzeho, aho mu by'ukuri ikibuga cy'indege cya Kavumu amakuru yatugeragaho yendaga avuga ko M23 yamaze kukizenguruka, ariko mu rwego kugira ngo hagire ibikorwa bimwe babanza gukora by'ubutabazi ku baturage birumvikana, kuko M23 ikintu cya mbere kiza imbere ni umutekano w'abaturage. Ntago ishobora kwishora mu ntambara cyangwa se kujya kurwana irwanire mu kibuga kirimo abaturage, cyo bita battlefield irimo abaturage, ntago bishoboka. M23 mu bintu bya mbere yitayeho no kubanza kwita ku muturage, kumenya ko umuturage ameze neza, hari ibibanza umuturage aba akeneye. Rero yatangaje ko ihagaritse ibi bikorwa uyu munsi ku wa 2 ku itariki 4 Gashyantare kugira ngo ibanze yite ku baturage bakeneye ubutabazi. Hanyuma kandi yakomeje ivuga ko mu by'ukuri ntago nifitiye yo gufata Bukavu iherereye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bice, ariko kandi ko yiyemeje kurinda abasivile ndetse n'ibirindiro byayo. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko M23 ifite gahunda yo gukomeza kurinda ibice yafashe, irinda abaturage babirimo ndetse yirinda ko ari undi muntu wakongera kuza kuhateza umutekano mukeya. Yasabye kandi M23 yasabye ingabo za SADC kuva muri Kongo kuko kuhaba kwazo nta shingiro bifite. M23 rwose yasabye ingabo za SADC, ubwo SADC ubwo ingabo ziri muri Kongo za SADC mbibutse ko harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo zo muri Malawi, harimo ingabo za Tanzania ndetse n'iza South Africa. Izo ngabo zose ziri muri Kongo. M23 batangaje ko zigomba kuva muri Kongo byihuse kuko bigaragara ko icyo zakagombye kuba zikora ntacyo zikora, bakavuga ko kuhaba kwazo nta shingiro bifite. Andi makuru rero tutabura kuvugaho, ngira ngo turaza kuvuga kare mu kiganiro cyacu cya mbere kibanza twavuze ku bibazo n'ibisubizo, cyangwa se ku bibazo umunyamakuru wa CNN yabazaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye mu kiganiro bagiranye. Ngira ngo reka nabyo twongere tubikomerezo, twavuze ku bibazo nka bingahe, ariko dusoza kino kiganiro cyacu reka twongere tuvuge ku bibazo bitatu umunyamakuru n'ubundi mu kiganiro, umunyamakuru wa CNN mu kiganiro yagiranye na His Excellency Paul Kagame yamubajije, gwumve neza ibisubizo perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamusubije. Mubabarire, hano umunyamakuru wa CNN yagize ati: ese u Rwanda rwaba rwohereza hanze amabuye y'agaciro adacukurwa mu Rwanda? Mbese u Rwanda rwaba rwohereza hanze amabuye rutacukuye imbere mu gihugu, rwakuye hanze rukayohereza ku isoko mpuzamahanga ryo hanze? Ndashaka wumve igisubizo hano yamuhaye. Hano yatanze igisubizo cyiza cyane, nshaka ko utega amatwi ukacyumva.
hano perezida atajijinganyije yahise amuhereza igisubizo ati nguhaye karibu, ngwino tugende tukwereka ibirombe ducukuramo ayo mabuye yacu twe dugurisha ku isoko mpuzamahanga, tugende tukwereka aho tuyacukura. Ni nko kumubwira ati ibyo ntago ari byo, twe ntago ducuruza, ntago twohereza hanze amabuye y'agaciro tutacukuye mu Rwanda, kuko twe dufite ibirombe tuyacukuramo, dufite aho tuyacukura, dufite ahatunganyirizwa, dufite uburyo tuyateguramo kugira ngo tuyohereze ku isoko mpuzamahanga. Aramubwira ati nguhaye karibu, ngwino tugende tukuzengurutse tukwereka aho ducukura ayo mabuye y'agaciro. Ahangaha umunyamakuru wa CNN yongeye kubaza perezida wa Repubulika y'u Rwanda agendeye n'ubundi kuri icyo kibazo yaramaze kumubaza, aramubaza ngo none se koko u Rwanda nta mabuye mucuruza muyakuye muri Kongo? Bivuze ngo icyo kibazo cya mbere n'ubundi yabanje kukimubaza, yaragendeye n'ubundi kuri iki kibazo amubaza ngo none se koko u Rwanda nta mabuye mucuruza ku isoko mpuzamahanga ariko muyakura muri Kongo? Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahise amusubiza ngo ibyo si byo. Yamuhakaniye amukura inzira ku murima, amubwira ko ibyo bintu atari byo, ahubwo mubwira ko ahubwo hari abantu bamwe bayacukura ndetse bakanayacuruza banayungukiramo cyane, harimo South Africa ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi, ari byo byungukira muri ibyo bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo bikanayacuruza. Amubwira ko u Rwanda ibyo ngibyo rwose rutari rubigenderamo, ko ibyo byo kuvuga ngo bajya gucukura amabuye y'agaciro bitarimo rwose. Ngira ngo nimba mwibuka neza hari igitangazamakuru kimwe cyo muri South Africa cyahaye interview Kayumba Nyamwasa, kimubaza bimwe mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo murabizi, ngira ngo mwarabikurikiye. Hari aho Kayumba Nyamwasa nawe ubwe yivugiye ko aravuga ngo igisirikare cy'u Rwanda kiri discipline cyangwa se gifite discipline, gifite indangagaciro, ntago bashaka kujya muri ibyo bikorwa byo kujya gucukura amabuye y'agaciro. Muri rusange nubwo wenda yashobora kuba ari kwemeza ko wenda igisirikare cy'u Rwanda cyaba kiri muri Kongo, ariko yavugaga ko nubwo cyaba kiriyo mu by'ukuri gifite discipline, kitajya muri gahunda zo kujya gucukura amabuye y'agaciro kuko gifite indangagaciro zikiranga. Si ibyo gusa rero, umunyamakuru wa CNN yakomeje abaza perezida wa Repubulika y'u Rwanda, amubaza ngo abantu bari kukugereranya na Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, bakwita ngo uri Putin wo muri Afurika. Barahuza rero, babihuza nuko perezida Vladimir Putin yatangije intambara kuri Ukraine ndetse agafata uburasirazuba bwa Ukraine. Bakabihuza rero nuko nawe bavuga ko nawe watangije intambara kuri Kongo ndetse ugafata igice cy'uburasirazuba bwa Kongo, bakaba bari kukwita Putin wo w'Afurika. Ese ibyo urabivugaho iki? Hano perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamusubije ko aravuga ngo niswe ibintu byinshi bitandukanye, rero njye nduwo ndiwe, ndicyo ndicyo, kandi turabo turibo. Icyo ni igisubizo perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasubije umunyamakuru wamubazaga, amugereranya cyangwa se avuga ko abantu bari kumwita Putin wo muri Afurika. Rero perezida yakomeje avuga ati rero turabo turibo kandi twakora icyo ari cyo cyose kugira ngo dukemure ikibazo cyose twahura nacyo. Ngira ngo icyo ni igisubizo cyiza perezida Paul Kagame yahaye umunyamakuru wa CNN we yamubazaga kubavuga ku bihwihwiswa abantu bavuga ngo ni Putin wo muri Afurika. Ngira ngo rero bakunzi ba Joe Satire TV, ngira ngo twaba ikiganiro tugisoreje ahangaha. Andi makuru ari buze kuba ajya hanze nayo turabamenyesha, dukomeza kubibutsa ko wowe utarakora subscribe wayikora uyu munsi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe y'ibyo twashyizeho, kugira ngo amakuru yacu cyangwa se amakuru ari kugenda avugwa uyamenyere ku gihe. Reka tubifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza. Ibindi biganiro ni mu kanya biragaruka, bigiye bitandukanye, biragenda bigaruka, ugenda umenya amakuru menshi agezweho mu gihe kiri imbere.